iyo nigisha icyo cyigisho kivuga ngo nta mahoro ariho n'uburozi bwa nyoko bukiriho, mbasobanura ibyo abantu bahinga imirima inyanya n'intoryi barangiza bagatera umutsina ndetse n'ireke mu myaka yabo ngo abanyamaraso mabi batazabanduriza imirima, batazabarogera imyaka. Iyo mvuga iby'uburozi bwa nyoko mba mvuga iby'aba bandi abakikiye umwana yasepfura agapfura akatsi agashyira aha ngaha. Ibyo mvuga iby'uburozi bwa nyoko mba mvuga wa wundi uguhagarika imbere ngo ndashaka igicucu gusa, ukabona ari guca imisitari imbere y'igicucu cyawe ngo genda ubwo ndakunze birarangiye. Iyo mvuga uburozi bwa nyoko mba mvuga barasaze n'abagendana impigi ndetse n'abagendana udukago bahawe n'abapfumu. Icyigisho kiravuga ngo nta mahoro ariho n'uburozi bwa nyoko bukiriho. Mu babwiriza mwakira muri iyi minsi mu bitondere habamo n'inkunguzi mwogacwa. Uramutse usanze ndi nk'inkunguzi wabyihanganira. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya, haleluya, isashimwe. Uyu mugoroba uranejeje cyane, wahagarara hano imbere akareba ukuntu abantu biriwe mu rusengero kuva mu gitondo kugeza saa 10. Nitwa Samuel Mutabaruka. Ku bashyitsi bari hano kuri uyu mugoroba harimo n'abatari bari hari saa 6 ariko ubu bakaba bahari. Kare twiganye amagambo akomeye cyane avuga ngo ujya kwica ubukombe bw'imfizi arabanza akabwagaza. Twabonye icyo kwibuka cyavuga ngo reka guseka intumbi kandi nawe urya icyayishe. Twabonye iby'umusazi wabaga mu mva asa kuzayikebesha amabuye. Byigisho byinshi nigisha ni imigani. Ngira ikindi cyigisho kivanga inkono y'umutindi ipfubane. Ipfubane iki? Ziba zihari ariko ikagenza gute? Ubwo rero mba ndi kubwira abantu bafite utu dutelefone, umuntu ufite kano gatelefone wese ntazarinde gusonza. Pawulo yaravuze ngo ushaka guhaga hagiriwe. Yego, ari nawe yaranditse mu 104 mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa paje yaranditse aravuga ngo ukuri kwabwirijwe n'umubwiriza butumwa muzima kwakagombye gucapwa kugashyirwa ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Niyo mpamvu korari kera twajyaga dutanga amasede, ntitugitanga amasede. Iyo umuntu yaryohewe n'icyigisho cyangwa akaba mu materana kumva ntibakinonosoye neza, bahita bamuha link akagenda akagikurikirana. Jewe nta yindi link, ni ukwandika Mutabaruka Samuel, ibibwirizwa birenze 100 bikaza. Rero icyo nagira ngo dutekerezeho ku bantu bafite izi smartphone nibyo nababwiraga. Uzabona kuri YouTube icyigisho kivuga ngo nta mahoro ariho n'uburozi bwa nyoko bukiriho. Icyo cyigisho niko cyitwa, kiravuga ngo nta mahoro ariho n'uburozi bwa nyoko bukigenje bute. Ndashaka kureba abantu bafite ababyeyi baroga bazamura ikiganza. Abantu baroga mwese muzamura ikiganza. Mbuze numwe ariko mureba hano tugendane. Iyo nigisha icyo cyigisho kivuga ngo nta mahoro ariho n'uburozi bwa nyoko bukiriho, mbasobanura ibyo abantu bahinga imirima inyanya n'intoryi barangiza bagatera umutsina ndetse n'ireke mu myaka yabo ngo abanyamaraso mabi batazabanduriza imirima, batazabarogera imyaka. Iyo mvuga iby'uburozi bwa nyoko mba mvuga iby'aba bandi abakikiye umwana yasepfura agapfura akatsi agashyira aha ngaha. Ibyo mvuga iby'uburozi bwa nyoko mba mvuga wa wundi uguhagarika imbere ngo ndashaka igicucu gusa, ukabona ari guca imisitari imbere y'igicucu cyawe ngo genda ubwo ndakunze birarangiye. Iyo mvuga uburozi bwa nyoko mba mvuga barasaze n'abagendana impigi ndetse n'abagendana udukago bahawe n'abapfumu. Icyigisho kiravuga ngo nta mahoro ariho n'uburozi bwa nyoko bukiriho. Kandi ubimenya neza iyo ugeze mu mirima yacu, aho ujya kubona ukabona abantu bafite ibintu bagerageje kwikorera, wagira ngo uramubwiye ati iki kintu gisobanura iki, akakubwira tuzabura ubwenge. Uzabura ubwenge. Ugasanga ibyo biti mu mirima y'abakuru b'amatorero, ugasanga hari ibintu yashyize mu gikingi cy'umuryango, ugasanga hari indi miti yateye mu nza yitaha, ugasanga uburozi buba buhishe
icyo cyigisho nitukiga muzabonamo byinshi, kizaba kivuga ngo nta mahoro ariho n'uburozi bwa nyoko bukiriho. Ku buryo nk'uyu munsi iyo umuntu asepfuye ugashyira akatsi aha ngaha wakubaza ngo bivuge iki ntiwabisobanura. Hari ufite ubusobanuro bwabyo uri aha ngaha se? Ni agashya se nzanyanga ntabwo mubizi. Ndashaka kubasomera iby'agati mu gitabo cy'umugenzi. Agati kazasiga abantu. Ako gati ni ibiti, ubundi ni uduti tubiri. Agati ka mbere ni agati bita isabato. Agati ka kabiri ni icyacumi. Utwo duti twombi niko umuntu yicarira inkubirane gakubiranije yahaguruka kayamusiga. Tega amatwi aya magambo. Ngiye gusoma ibintu byanditse mu gitabo cy'Abapantekote kuri paji ya 33. Ubwo nimbisoma muhite mugaruka ku by'uyu muntu kuko niwe nshaka kuvuga. Mwamubonye? Tugendane. Umva icyo nshaka gusoma hano. Haranditse ngo paje 3:3, yongera kumfata mu ntoki anjyana mu nzira mu mwijima. Hari umuntu wicaye mu kazitiro k'icyuma. Igiki? Iyo bavuze icyuma mu buhanuzi, ahantu hose uzasoma icyuma ujye umenya ko bavuze ubupagani. Iyo turebye Nebukadineza yarose, umutwe wari izahabu, igituza cyari ifeza, inda n'ibibero byari miringa, amaguru yari ibyuma byavugaga Roma pagani, n'amano yari ibyuma bivanze n'ibumba icyitwaga Roma nkirisitu, ariko n'ubundi ivanze na Roma pagani, kuko ni nka bya bindi bavuga ngo ntaho umuntu yavuye naho yagiye. Rero yongera kumfata mu ntoki anjyana mu nzira mu mwijima. Uyu mugoroba noneho ndi kumva amajwi y'abasakuza. Niba ari abana Yesu ashimwe. Ihangana abantu bakuru muri kuganira, ntabwo ndi bubakerereze. Ndagira ngo ntege amatwi cyane. Keretse niba hari abatwanduje imyuka mibi, naho ubundi kare ntabwo ari uko byari bimeze. Abana Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ndaje mbereke umwana mwiza waririmbye indirimbo nziza, ndaje mubereke ariko ni muceceka. Tugendane. Yongera kumfata mu ntoki anjyana mu nzira umwe mwijima. Hari umuntu wicaye mu kazitiro k'icyuma narangiza. Uwo muntu agaragaje umuboro mwinshi, yari yicaye yunamiriye yitangira itama, asuhuza umutima nk'uwenda gupfa. Mukristo arabaza ati ibi bisobanurwa bite? Musobanuzi aramubwira ati mubaza arakubwira. Mukristo abaza uwo mugabo ati wa mugabo urute? Uwo mugabo aramusubiza ati nduko ntarindi kera. Mukristo aramusubiza ati kera wari umeze ute? Uwo mugabo aramubwira ati kera nari umuntu wibwiraga ko ndi umukristo kandi niyitaga intungane n'abandi niko banyitaga. Nibwiraga yuko ntunganiye kugera mu rurembo rwo mu ijuru, nkishimira kubwirwa yuko nzasohorayo. Mukristo atari ko none uburute. Kimwe mu bintu byantangaje, umuntu wanditse kino gitabo cy'umugenzi ni imvugo shusho mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye paje 183. Iki gitabo mujye mugifata nk'ibindi bitabo by'umwuka buhanuzi. Ni kimwe mu bitabo witwa Yohani Bunyani yanditse, nawe ahita kivugaho, aravuga ngo ibitabo bya Yohani Bunyani, icya mbere urugendo rw'umunyabyaha ndetse n'ubuntu busaze ku munyabyaha, urugendo rw'umukristo n'ubuntu busaze ku munyabyaha. Yaranditse aravuga ngo byagejeje abantu benshi gukakiza kiteka. Jewe rero ngifata nk'igitabo cy'umwuka buhanuzi. Yohani Bunyani agitangira urugendo yakoze icyitwa imvugo shusho ari mu nzozi, ngarota ahetse umutwaro, arangije aburira umugore n'abana ngo bajyane. Hari ibintu bibiri byantangaje nasomye muri iki gitabo bintera ubwoba. Kuri paji ya 51 yacyo, ubuhamya bw'uwitwa Byiringiro, ubuhamya bw'uwitwa Mukristo ahuye na Nyirarukundo. Ese muri maso? Abantu bari maso ni ukuri nimuzamura ikiganza. Imana ibahe umugisha. Mu ntege amatwi ibintu bimva mu kanwa, ubundi ninsoza dushyireho korari ibaha akanoza ngendo dutahe. Mutege amatwi. Hari ibintu bibiri, ibibazo bibiri Imana izabaza abapasitoro, ibibaza abakuru b'amatorero, ibibaza abanyabyiciro, umuntu wese ukunda gufata mikoro imbere y'abantu. Ndashaka ko ibi bintu ntege amatwi akanyumva. Ni ikibazo Nyirarukundo yabajije mu kirisitu.
yaramubajije ati mbese ugitangira uru rugendo waba waraburiye umugore n'abana? Ubundi kimwe mu bintu Imana izabaza abayobozi ku ngoma yabo, ibyo bakoze ku ngoma yabo byandikwa imbere y'amazina yabo. Iyo usomye ibintu byakozwe ku ngoma y'umwami witwa Yosiya, ugasoma ibyakozwe ku ngoma y'umwami witwa Sawuli, ugasoma ibyanditswe mu gitabo cy'abami, iyo usomye igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma n'icya kabiri, buri kintu cyose umuntu yagiye akora yitwa umwami cyangwa umuyobozi ryanditse imbere y'izina rye. Mu myaka bazabara uzayobora itorero, bazabara bati runaka ayoboye itorero yamaze imyaka 12 ari umukuru w'itorero. Icyo gihe nibwo mu ku ngoma ye hari abanywi b'urwagwa benshi, byandikwa imbere y'izina ryawe yuko ku ngoma yawe ariho ibyaha byari bimeze nk'amaherena n'agana, bavuge bati ku ngoma ye ntacyo yamaze. Bazavuga bati ku ngoma ya runaka ari perezida wa korari, nibwo abaririmbyi bari amasarigoma, barigize amabandi. Ku ngoma ye ayoboye itorero, ayoboye igihande, ku ngoma ye nibwo abantu bubashye Imana cyangwa barayisuzugura, byandikwa imbere y'izina ryawe. Niyo mpamvu nta muntu uhora uyoboye. Niyo mpamvu iyo ngize amahirwe yo guhagarara imbere y'iteraniro mvuga ibintu nk'utazongera kuhagarara ku mpamvu ebyiri. Enoch yaranditse mu ntambara ikomeye avuga ngo umuntu wese ubwiriza ubutumwa bwa Mariko wa 3 agomba guhora iteka yiteguye gupfa. Yiteguye kugenza gute? Ubugiye ubuzima bwanjye ntabwo nkibukunda, narabutanze ku mpamvu ebyiri. Nabibwiye abantu ejo muri mu materaniro. Aka kantu mwakumvise? Aho rero muracyatengamaye. Uwakubwira insengero zifunze ururwanyi rufunguye, wahita umenya neza yuko inzara yateye, ariko hano bari abantu batarabimenya. Jewe iyo ndeba iyi minsi turimo, nkareba ukuntu abantu batereye agati mu ryinyo, nkareba ukuntu ibyaha binagana nk'amaherena, ibyo bintera gukuka cyane umutima, nkibaza ikintu nabwiriza abantu nkakibura, umutima wanjye ukambwira ngo njye mbwiriza bike ntahe, ntabwo aribyo uzamara abanyabyaha mu isi. Ngo na Yesu yarinze ajya mu ijuru atabamazeyo. Ariko mbabwire ko umuntu uzagirira umugisha mu materaniro yumva ibyo abandi batumvise akanakora akazi. Umuntu uzagirira umugisha ku birenge bya Yesu yiyumvira ibyo abandi batumvise. Yego, ubundi hari amasomo 2 nasomeye abantu ejo bundi yasohoye tutazongera kubaza ngo azasohora. Isomo rya mbere riri muri Amosi igice cya 4 murongo wa 7. Haranditse ngo kandi nabimye imvura, haburaga amezi 3 ngo isarura rigere, nahaye umudugudu mw'imvura ntumuwundi utayibona. Hepfo haranditse ngo umurimo umwe wagwemo n'imvura undi uyibuza uruma. Hepfo haranditse ngo nuko abo mu midugudu 2 cyangwa 3 bajyaga birukanka bakajya gushaka amazi mu mudugudu umwe ntibashire inyota. Si ibi mwakoze? Hano sinumvise ngo hari amatorero 5 mu bihuze n'iryo somo. Haranditse ngo kandi nabimye imvura. Amose 4:7. Habura amezi 3 ngo isarura rigere, nahaye umudugudu umwe imvura ntumuwundi utayibona. Ubaririje mu nsengero zifunze wasanga uru rusengero atari urwo gufungurwa. Mberetse insengero zegetseho mu mujyi wa Kigali, nkabereka insengero zikinze, ntabwo uru rukwiye gufungura. Ariko isomo riravuga ngo nahaye umudugudu umwe imvura, ndangije ntuma undi utayibona. Hagira umuntu waguruka usoma ibyo bintu bundi. Umuntu wageze muri Amosi, ndashaka kubabwira ibintu bijyanye n'igihe. Utazicara mu rugo ngo uterere agati mu ryinyo ujye ubaza ngo ni sangahe. Hari igihe uzicura bakubwira bati kubwiriza ntibigikunda musengera iwanyu. Hari igihe abantu bari igihe bazategereza aya materaniro ko yongera kubona isabato yindi iyo bavuyemo bayibure. Ese nk'ubugize ibyago ku isabato ntimuterane, ko nawe matangazo mugomba kujya muhora muyiteze. Pilato yigeze yabwira Yesu, nako yigeze yabwira Ana na Kayafa, baramubwiye kuko Pilato yabajije Ana na Kayafa ati mpuzanye Yesu ngo mubambe ndabamba umwami wanyu. Bati twebwe nta mwami tugira keretse Kayizari. Noneho igihe Yesu yabambwaga na Pilato bamumanitse ku musaraba, ubundi Yesu bamukoreye umusaraba ngo wapimaga ibiro 90. Igiti gihagaze cyapimaga 50, igitambitse 40. Ikintu gitangaje ngo bamukobise inkoni yari ifite udushami 4 yitwaga inga. Agashami kamwe bari barashyize mu rurabyo inzoka yitwa sikoropiyo,
akandi gashami bari bagashyizemo bw'igisura, akandi bwari ubw'impiri, akandi bwari ubumara bw'inzoka y'inshira. Abaromani iyo nkoni buryo bari barayikoze, iyo bayigukubitaga gutya yari ifite utuntu tw'ingobe, barayigukubitaga ikizengurutse ikivana ku mubiri. Inshuro imwe wamaraga iminsi 7 wishimye iwawe mu rugo, ukazarinda ugwa mu nzu nta yindi nkono kubiswe. Niyo nkoni bakubise Yesu. Igihe rero Yesu yari atangiye gukubitwa iyo nkoni, hejuru y'urwandiko rwe hari handitse ngo, aho yari abambye, uyu ni Yesu umwami w'Abayuda. None Hana na Kayafa baraza bati rero Pilato hariya wanditse nabi. Batandika ngo uyu ni Yesu wiyise umwami w'Abayuda. Pilato ahita asubiza ati icyo nanditse nacyanditse. Icyo nanditse nagenje ne? Hari igihe uzasanga insengero zimwe icyo banditse baracyanditse. Icyo nanditse nagenje ne? Ushobora gusanga tuzategereza ibarwayi igihe izazira, ugasanga ntinaje kuko akimuhana kazi imvura igenje ite? Nisukiyoma. Haguruka usome rya somo kandi nabimye imvura. Amose 4:7 soma n'uwa 8. Igihe narirangiye ntabwo mwari mwakaribona abana bimwe. Soma musaza. Amose 4:7 yego n'uwa 8. ye Hano haranditse ngo kandi Amosi igice cya 4 umurongo wa 7 umusaza. umurongo wa 7 yego Amosi igice cya 4:7 kandi nabinye imvura, yego hari hasigaye amezi 3 isarura rikagera. abantu bose muzumva babwiriza ngo imbabazi zizarangira ku badivantiste hashize amezi 3, nta hantu byanditse mu mwuka w'abahanuzi, nta hantu babikomora. Haranditse ngo kandi nabimye imvura haburaga amezi 3. Abantu ba kera bigaga ubutumwa bajyaga bavuga ngo abadivantiste ngo imbabazi zizarangira ngo mu mezi 3, ngo nibarangiza ngo ubwo umwuka wera w'Imana bakurweho. Ariko nta hantu byanditse mu mwuka w'abahanuzi. Naya marenga ari muri Bibiliya aravuga ngo kandi nabimye imvura habura amezi 3 ngo isarura rigere. Komeza. Nahaye umudugudu umwe imvura. Iyo bavuze imvura ni umwuka wera. Nahaye umudugudu umwe imvura. Komeza. Ntuma imvura itawugwamo. Niko handitse ariko muzeyi. Ntumundi utayibona. Nahaye umudugudu umwe imvura ntumuwundi utayibona. Komeza. Umurimo umwe wakuyemo imvura, undi uyibuze uruma. Umurimo umwe waguyemo n'imvura undi uyibuze uruma. Ubwo aho bahafunze, ubwo ni mwihangane mu myire musiga inkingi, nta kundi byamera, abataguze ntibabura gutumirana. Komeza. Nuko abo mu midugudu 2 cyangwa 3. Ubwo iyo bavuze imidugudu n'insengero, harya hano ari urusengero ryitwa ngo iki naki? Kiziguro Gati Kabisi. Nuko Kiziguro na Gati Kabisi. Komeza. Na Rusororo bajyaga ngo bajyaga kunywa amazi mu mudugudu umwe bagashira inyota. Bajyaga gushaka amazi mu mudugudu umwe bagashira inyota. Niko handitse. Nibagenze bate? Soma hepfo gato. Ariko ntibyatuma mungarukira. Yego. Uwiteka bavuga. Jya kwicara. Abantu bazategereza gusohora kw'iri somo bayoberwa ibyo ari byo. Iri somo ubu niryo duhagazemo. Aho Kiziguro na Giti Kibisi na Giti Cyumye na Gati na Rusororo bazajya birukanka. Hano hitwa ngo iki? Bazajya birukanka bakajya gushaka amazi y'Icyandago, nabwo ntibashira inyota. Ariko ntibyatuma mungarukira. Iri somo risubiremo mu rugo iwawe. Ntabwo nshaka kuri gusobanura. Iri somo rijyanye n'igihe bazategereza ko rizasohora. Ubu rijyanye n'igihe biravuga ngo ijambo ryiza rivuzwe mu gihe gikwiriye, rihuye n'amatunda y'izahabu agabuwe ku mbehe y'ifeza. Iri somo dore ryarasohoye. Haranditse ngo nahaye umudugudu umwe imvura ntuma undi utayibona. Ubu nta butoni mwakoresheje, nta bupfura, nta bunyangamugayo, si uko urwanya urusha izindi gufunguka, si uko rusize amarangi kurusha izindi. Ni ubuntu bw'Imana. Imana bagiriye itegeko riravuga ngo nahaye.
umudugudu mw'imvura, ndangije ntuma abandi batayibona. Umurimo umwe wagwamo n'imvura undi uba ikintu cyantangaje. Imana iri kumanuka ikava mu ijuru ikavugisha umugore aryamanye n'umugabo, umugabo ikamureka. Umugabo akabyuka yirukanka abaririzaho isuka yayiraje, ati sheri isuka yangiriye ngo nigire guhinga. Undi mu ijuru babyutse bakamuvugisha saa 9, akabyuka agasenga, umugabo cyangwa umugore akaba ari guhumekera hasi no hejuru afurura igwegwe ryaguye. Nuko bimeze. Imana iri kumanuka ikaza ikavugisha umuntu mu materaniro yicaranye na mugenzi we ku ntebe, uwo bicaranye ikamureka ikazamuka. Wari umuntu ibi bintu nsomye utanabyumvise. Niyo mpamvu niba ushaka kubera amaso ubugingo bwawe, jya ubera amaso ubugingo bwawe, ntuzishinga abantu. Reka kwishinga ibintu abantu bakoye. Ubugingo burahenda. Hariya n'abasoma isomo rivuga ngo mu isebano ry'amagara aseseka, iyo aterewe hejuru umuntu wese asamaye. Agenza gute? Ntibazakubeshye ubu muri iyi minsi. Imana iri kuza ikavugisha umuntu yicaranye na mugenzi we ku ntebe mu rusengero, undi kamwihorera ati ariko runaka muramushaka hiki? Igihe amaze ari umunywi w'inzoga murabona yiteguye kuzireka, mwagiye mukavugisha abandi. Ese runaka muramushaka hiki? Kamaze imyaka 5 aryamana n'umugore utari we, murabona umubwiriza azakenera ruturutse. Ubu niyo wazahamagara uruguri. Hari ibintu bine byabaye kuri Sawuli, umwuka wera w'Imana itazinga amababa. Mu gitondo nababwiye ko gupfa k'umuntu ari mu byiciro, mu ntega amatwi cyane. Sawuli ajya gupfa yateye intambwe nke, muzasoma mu gitabo cya mbere cya Samweli 15. Ijwi ry'Imana ryamuvugishaga binyuze mu nzozi bwa mbere ryarahagaze, ntiyongera kurota neza. Hano mbabwire ko hari abantu barotaga baguruka. Kera bajyaga barota baguruka bari muri korari bafite ibihe byiza, ubu ngo bakabasigaye ajya ku buriri akabona apfumbatanye n'umugore utari uwe. Mbabwire ko harimo abicaye hano bajya barota babirukankana. Mbabwire ko iyi nzira yawe yo kuvugana n'Imana binyuze mu nzozi yamaze kuzamo ibyatsi, ubu uri kugenda uzigabanya. Ijwi ry'Imana ryavugishaga Sawuli binyuze mu nzozi ryarahagaze, ntiyongeye kurota neza. Ni inzira enye yafunze, umwuka wera w'Imana itazinga amababa. Izo nzira ni z'umuntu afunga. Iyo amaze kuzifunga asigara aza mu materaniro ameze nk'igini rigenda ahonda agahanga. Mu Byahishwe 16:13 haranditse ngo nuko ngiye kubona mbona mu kanwa ka cya cyoka, mu kanwa ka ya nyamaswa, no mu kanwa ka wa manuzi ibinyoma havamo imyuka 3 isa n'ibikeri, ariyo myuka y'abadayimoni. Igikeri kigira imyuka 3, mube maso munyibasobanurire. Umwuka wacyo wa mbere, igikeri ntabwo kiva ku izima. Iyo cyaguteye mu rugo ukagikanga ngo ntabwo kigenda. Iyo ugize gutya ntikigenda. Iyo ugize gutya ukagishibura ntikigenda, ahubwo kiragarama. Umwuka wa mbere w'igikeri ntabwo kiva ku izima. Ndabasobanurira icyo bivuga. Undi mwuka wa kabiri w'igikeri, igikeri hari ukuntu gifata gutya ukakijugunya wibwira ko wakikijije wagivanye mu rugo, cyagera nko hepfira kigahita gisimbuka kikaguruka, kigahita kigaruka kigusanga kiri kukubwira ngo jyewe twabonana. Umwuka wacyo wa mbere ntikiva ku izima. Undi mwuka wa kabiri w'igikeri, ntabwo bavuga ko kugenda kw'igikeri gitambuka ko hatambuka abantu. Kugenda kwacyo kirataruka ngo kigahumeka. Muri iri humeka ryacyo kiba kiri gusigira abantu umwanya wo gutekereza no kuvuga no kuvugaguzwa. Iyo kimaze kubona ibintu cyatangaje byamaze kwemerwa, kirongera kigahumeka. Muri iri humeka ryacyo kiba kiri kuruhuka. Ntabwo bavuga kugenda kw'igikeri ari ugutambuka. Kirataruka, kandi iyo gitarutse kirahobera, kigahuha, kikaruhuka, cyamara gufata akayaga kikongera kigasimbuka. Ibikeri uwakubwira ukuntu bigaramye mu ngo zacu. Undi mwuka wa gatatu w'igikeri, cyororokera mu mazi kuko niho giterera amagi. Kororoka kwacyo cyororokera mu mazi. Iyo avuze amazi cyangwa se mu nyanja ni nk'abantu benshi. Ni umuntu uri kubwira ati ariko se ubu imibereho yanjye nijye jyenyine, naba nanjye hari ubwo meze nka nyirarunaka, sijya uzapfa jyenyine. Ikintu cyantangaje igikeri iyo kigeze mu ngo zacu, bwa mbere cyarasimbutse ngo ntangaje iby'abashyingirana bahuje ibitsina, kiricecekera. Abantu barasakuza, narebye Twitter z'abantu bakomeye. Kirangije kiravuga kiti nibyo muvuga ntabwo muzamvuguruza, nabaha ibihamya muri iyi computer birimo. Kiraceceka, abantu baravuga, bavuze nk'amezi 6. Ubu iby'abashyingirana bahuje ibitsina ntibikiragashya.
mu mujyi wa Kigali dufite amashyirahamwe y'abantu babana b'abagabo ku bagabo n'abagore ku bagore. I Nyamirambo hano mfite video zabo, bagiye ku binyamakuru, televiziyo zirabyerekana, bavuga bati jyewe ndyamana n'umugabo mugenzi wanjye nguyu. Nta makuru ningira umugisha ndayabaha. Gikerero kirasimbuka, kigeze gusimbuka ngo Adamu na Eva ntabwo babayeho. Kuri Twitter baranditse, na Museveni yaranditse, abantu baravuga bati imperuka yabaye. Kiraceceka kitayo nta magambo azashira ivuga. Ejo bundi kizasimbuka kiti ntangaje icyumweru nk'umuso gusenga, kigahumeka kigahumeka kigaceceka. Muri iri ceceka ryacyo kiba cyasigiye abantu umwanya wo kwiciraguraho. Reka mbereke iyo kigeze mu ngo zacu uko kigenda gisimbuka gutya, ntugikanga ngo kivuguruze kiti mbivuyemo, oya, cyangwa se ndivuguruje si ntibikiri ibyo, oya. Reba iyo kigeze mu ngo zacu kirakwitegereza. Waratangiriraga isabato igihe turi kumwe, ni imyuka itatu isa n'iki, ariyo myuka y'abadayimoni. Kikakwitegereza kiti ntuzongere no gutangira isabato uvuye ku kazi winaniwe, uba wirewe mu murima, mu cogoro wari wose, kigahita kigukura ku mwuga wo gutangira isabato. Turi kumwe neza, turagendana. Ubwo ukajya ku isabato gusenga saa 2 wazindutse wesheje umunyana, ubwo wakubise inkoni mpyisi. Ubwo gutangira isabato hano hari abantu babiheruka muri rimwe, ntibazi ngo itangira ryari soza ryari. Iyo kimaze kugukura ku gutangira isabato, ubu usigaye uza mu rusengero bakwigisha ibyo abantu baguye, uherera mu kwimyoza ngo igikeri kiti wanjijiwe, ihame nasenye kugira ngo uzarisubizeho biragusaba imbaraga ikubye kabiri. Ibwa kabiri iyo kimaze kukuvana ku gutangira isabato, kirakure kukiciragura ukajya wimyoza ukumva waraguye, ariko ibyo ntukumva ntacyo bitwaye. Kigasimbuka kiti ntuzongere no kuzinduka mu materaniro. Hari ubwo uri umukuru w'itorero jya ugenda saa 4 nk'abandi bahirika, uyobora igihande, uyobora korari. Ni iki gituma ujya gukingura urusengero Utabara Jean Paul na ba Nyaminani na ba Manuel, kigahita kigukura ku mwuga wo kuzinduka saa 4 z'igitondo, akaba ari gukenyerera isuma ahangaho ubwira abana ngo sheri nimushyire amazi muri dushe. Kikagukura ku mwuga wo kuzinduka. Waza bavuga ibyo abantu batajya bitabira gahunda z'itorero hakiri kare, ukajya uherera mu kwimyoza ngo igikeri kitapo ihame nashenye kugira ngo risubireho, biragusaba imbaraga ikubye kabiri yaryubatse. Kikakwitegereza kikakureka. Nababwiye ko mupfa ari mu byiciro, kuko mu gitondo nabigishe ngo ujya kwica ubukombe bw'imfizi arabanza akagenza ate, akabwagaza. Tega amatwi. Kirasimbuka kiti ntuzongere no gutanga icyacumi, abana babo bazajya biga, bawe baragiye, uba ugomba no kumenya ubwenge. Wari wararahiriye yuko ituro ryose ubonye ikiguye mu biganza byawe uzakuraho ibyera ukabitanga, ibisigaye bikaba ibyawe 9. Noneho ayo ubonye akasigara agwa mu muriro, kigahita kigukura ku mwuga wo gutanga icyacumi, ngo ubwo wungutse ubwenge wamenye naho ajya. Niko imyuka itatu twinjirana. Noneho rero ikintu gitangaje, mwari mwabona skelete ni igikanka, ndaje nkibereka ari afite ifoto yacyo, ku buryo abantu baza bahonda agahanga mu rusengero. Yesu ashimye, ahimbazi amakuru ki, ndashima Yesu. Uyu uvanga arashima Yesu ntasenga, ntiga ijambo ry'Imana, ntatangira isabato. Ukareba ingingo zose zigize ubukiriza ugasanga nta nimwe yicumbye, ahubwo ugasanga ni igini rigenda. Iyo kimaze kubukura ku mwuga wo gutanga amaturo mu rusengero, ngo ubwo waramaze guca akenge, kirakwitegereza kiti ntuzongere no kwiga umurinzi wo mu ruturuturu, uba wavuye ku kazi winandiwe jya umara ibitotsi. Kigahita kigukura ku ngingo y'amigisho. Bwa gatatu kirakwitegereza kiti mujye muryama insigane mubyuke insigane, si ngombwa guhurira hamwe ngo musenge muryama. Uwo mu rugo iwacu dusigaye tubaho dushuguritse, usenze mbere arasenze, uryamye araryamye. Ariko muzarebe tugitangira ingo bahuriraga hamwe tugasenga, tukaryamira kuri gahunda, tukabyukira kuri gahunda. Umwe agira isahani ye n'undi ye, turya insigane tubyuka insigane. Ibyo byose bituruka ku myuka itatu isa n'iki, n'ibikere. Iyo kimaze kukugeza aho ngaho, n'ubukirisitu ari ugushugurika no gusenga ari ugushugurika, intambwe ya nyuma gisenya ni isaha yo gusenga wagiraga n'Imana saa 9.
kikasimbuka kiti ntuzongere no kujya umbyutsa mu gitondo ngo urajya gusenga. Ijuru ni iryawe wenyine, abandi ntibarishaka. Ubuse barara butunda bakanuye, kigahita gisenya isaha yawe yo gusenga. Icyo gihe ubaho utiga ijambo ry'Imana, ukabaho udasenga, ukabaho utazinduka mu materaniro, ukabaho udatanga icyacumi, ukajya uza uhonda agahanga, wanunganira mu migisho ngo jyewe rero nkurikije uko mbyumva. Imyuka itatu mibi isa n'ibikeri iyo yageze mu ngo zacu irogoka. Ese muteze amatwi ntimuyateze? Ngarutseho narindi. Sawuli rero ijwi ry'Imana ryamuvugishaga binyuze mu nzozi ryarahagaze, ntiyongeye kurota neza. Icya kabiri, ijwi ry'Imana ryamuvugishaga binyuze mu cyitwaga Urimu na Tumimu, naryo ryarahagaze ntiryongeye kuza. Sawuli ijwi ry'Imana ryamuvugishaga muri Urimu. Urimu ya kera ni uburyo Imana yakoreshaga bw'amarenga, ku buryo yafataga umucyo wayo ikawukubita igacana ku gipesu cy'umutambyi runaka, ikabigaragaje umuryango wakoze icyaha. Urimu na Tumimu y'iki gihe, ubu umwana wibyariye wenyine ubwe. Hano hari abantu bajya banyura ku tubari, abasinzi bari kunywa, umuhe uri kunyarira iryinyo, wowe upfumbase bibiri uyifite hano, uvuye gusenga, ukumva umusinzi aragucyuriye. Iyo ufite amatwi yumva inzira ya Urimu na Tumimu ikora, urabimenya. Iyo umusinzi aririmba ngo bavuga ko bazi Imana, bavuga ko bazi Imana, ariko imirimo bakora ikabihakana. Iyo uzi ko uri umuntu ufite ubwenge buzima, uribaza ati iyi ndirimbo ayiririmbiye bagenzi baba basinzi cyangwa n'igihe wameneye umunyu mu ijigo? Ugahita umenya ko ari iyo nyuri ibwira, umwuka wera w'Imana ukamenya aragusuye abinyujije mu musinzi, kuko ubushobozi Imana ifite ishobora no guhagarara ku bitugu by'abapfapfa ikaguhanura. Njya mbwira abagore bava guhinga nihubi niki, umwana w'imyaka 2 akimara kuza ataranakaraba akaruhukira mu nkono, akajya kumva kana karambwete se mama nawe uri udasenze, urumva kwera? Ni gute indogo bishobora kuvuga uyicayeho ntabimenye? Iyo ni inzira Urimu na Tumimu. Umuntu yafungura radio akumva ijambo rimureba rira niryahingukiyeho. Iyo amatwi yawe iyo nzira itajemo ibyatsi, ntabwo ukubita indogobe ngo wihute tinyibisiriza, ahubwo uhita umenya ati ye baba we naraguye kugeza aho Imana ivugishije umwana, simenye uko nataye umurongo, kugeza aho Imana ivugishije umusinzi akambwira ibindeba. Nta muntu w'Imana n'umwe ufite izi nzira zisibuye amatwi ajya agwamo ibihuri, ahubwo ahora yumva ibyo abandi batumvise. Inzira ya gatatu, ijwi ry'Imana ryavugishaga Sawuli binyuze mu byanditswe byera ryarahagaze, kuko yafashe ibitabo by'Iyobokamana byose arabitwika, aravuga ngo n'ijwi ry'Imana ryanyuraga muri handitswe ngo ntirizongere kuza. Nimubona tugwije abantu b'Abagatulika batagira Bibiliya, abasore bakagira ibitelefone bihenze, abakobwa bakagira imyenda ihenze n'amakweta ahenze, ariko ntagire Bibiliya igura ibihumbi 10, heba Imana sizamuvugisha inyuze. Umuntu utagura n'amigisho ya senkisa. Inzira yo kuvugana n'Imana binyuze muri handitswe ngo witwa Baruki yasomeye umuzingo umwami, arangira avuga ati iyo mizingo sinyishaka nimuyishyire mu muriro. Wakubwira imizingo abantu baba baratwitse, imizingo ya Tamperase, ku buryo umusomera umuzingo wa Tamperase agahita avuga ati muwushyire mu muriro. Ndashaka kubatangariza ko umuntu wewe wica amategeko y'ubuzima, nawe teranditse avuga ko uwica amategeko y'ubuzima ahuye n'uwica amategeko y'Imana 10. Ikindi gitangaje, inzira ya kane Sawuli yafunze mwuka wera akazinga amababa, mwarangaye. Abateze amatwi nimuzamura ikiganza nimumanure, rahira ko mudaherera mu kwimyoza no kwiciraguraho. Uramutse wimyoza by'ukuri uyu munsi wakwibuza igaburo ry'iri joro, ukagenda ukifungiranya ukabaza umutima atariko koko nzakomeza kuba meze nk'ikivoka cyaboze cyangwa nzahindurirwa amateka nk'abandi bana. Wasabye Imana ikaguha umugisha muri aya materaniro, nawe ukayakuramo igishoro cyatuma wisaka ukikoresha inama. Umuntu wese utari kwikoresha inama agiye kurwara ibisazi mu gihe kiri imbere. Ndaje mbereka ibintu byabaye mu mateka, ubwo Imana izabikuye kwihana mu isi uko isi izaba imeze mu gihe cyayo, abantu ko bazaba basazi bakiruka. Satani ntashaka ko abantu batekereza ko iherezo ryabo batararigeramo. Oya, iyo yabonye umuntu mu materaniro yitangiriye itama, abanza guperereza akamenya niba icyo kibazo cyakomotse ku gutsindwa n'umwuka wera. Iyo
amaze kumenya ko ari ugutsindwa, icyo gihe abwira dayimoni iti mwebwe mbahaye konje, ahubwo n'igihe wigirayo, kiriya kibazo ndakiburizamo, sinshaka ko umya kwibaza iherezo rye. Satani ntajya yishimira umuntu wimyoza, ntajya yishimira umuntu wikoresha inama. Niyo mpamvu abantu bose niyo utigeze ugira akazi, iyo yatangiye kubona watangiye kwimyoza, ubaza urugendo rwawe uko ruzasoza, aravuga ati kibimutera nta mbuto agira, intabire ye yararaye. Akaguhuza n'umuntu akaguha 5,000 ngo ujye kugura ibishyimbo, intabire ihita ikubona tayari, ikibazo kigahita kiburizwa, ukayirirwa munsi wa mbere wa kabiri, cya kibazo ntuzongere kugitekereza. Iyo yabonye uri kwimyoza, kubanza kumenya niba icyo kibazo ari ikijyanye n'umutima. Hari abo Satani amara kwitegereza akabona bakozweho, agahita avuga ati ubwo bwoba nujya muri korari buzashira, bapfa gushyiramo inanga buzahita bugenda. Ubundi ikintu Sawuli bamukoreye, izi nzira enye akimara kuzifunga, Mwuka Wera w'Imana yahise azinga amababa, arangije arwara abadayimoni. Ari nacyo kintu ushaka kubabwira, nkaza gusoma ibi nkasoza. Ikintu cyambabaje, ijwi ry'Imana ryamuvugishaga binyuze mu cyitwa ibyanditswe byera, ryarahagaze niwe wabitwitse ati n'Imana yamvugishaga binyuze hano ntizongere kuza. Nimubona tugwije abayobozi badasoma ibyanditswe byera, tukaba tugwije abantu bayoboye itorero ry'Imana biturutse mu gutekenika no mu nyurabwenge, icyo wakwita comportement, heba. Nimubona tugwije abizera batagira ibyanditswe byera, abantu bagakora ibyaha bakabyiyorosa, ntihagire uwahanura mugenzi we kuko n'inyandiko yakoresha amuhanura atayifite. Eba, inzira yo kuvugana n'Imana binyuze muri handitswe ngo icyo gihe yajemo ibyatsi. Inzira ya kane, ngo ijwi ry'Imana ryamuvugishaga binyuze mu batambyi, naryo ryarahagaze. Ni inzira enye Sawuli yafunze. Yafashe inkota yica abatambyi b'Imana 85. Aravuga ngo n'ijwi ry'Imana ryabanyuraga murije kumvugisha ntirizongere kubona aho rinyura. Abatambyi b'uyu munsi ni abakuru b'itorero n'abapasoro. Nubona bose warabakenetse ukabona nta waguhagarara imbere ngo aguhanure, ari umubwiriza butumwa, bose uba wumva bavuga ibyo babandi bavuze bacyagiye. Nubona nta muntu waguhanura ngo umukundire, ukabura urugo hejuru, heba. Ubwo abatambyi bose bamaze kubatsemba, bazana umutabarika batoyo sewe navuga vuya, aruta se baba wararendeze. Bazana runaka batapfa fogovuya, yisha abatambyi b'Imana 85. Bazana pastor batapfa, wese urutaro naka watoyoboye vogovoya, yisha abatambyi b'Imana 85. Umwuka Wera w'Imana ahita amuvaho. Nubona abantu Imana yashyize muri uyu murimo kuhagararira badashobora kuguhanura ngo bakundire, ukaba warigize igayi, heba. Izo nzira uko ari enye umaze kuzifunga, ntubu ukijya mu materaniro nk'umuntu ugiye gufashwa, ahubwo uba ugenda uhonda agahanga. Kuko rero hari amagambo tuba twarafashe mu mutwe, ubu se ninde basuhuza ngo Yesu ashimwe ngo ye kutikiza ngo ahimbazwe? Iryo se si ijambo ribanguka? Genda uribwira indaya, wumve zitakurikiza ati ahimbazwe, ndashima Yesu. Cyose hari birenze, yo hari birenze mwumva mute? Icyo gihe ngiye kubereka uko umuntu aba asigaye agenda. Iyo bigeze aha ngaha, ngiye kubereka ibintu byantangaje. Hari igihe bavuga ibyerekeranye n'igikanka, umuntu ntamenye ngo igikanka ni iki. Icyo ndi kuvuga aha ngaha ndi guteza ubwega, ntabwo ndi kunegura abantu ko atari abakirisitu, ariko ikintu cyambabaje, itegereze, zamura amajwi mwana. Uyu mwana mumurebe hano, dore uko tuba tumeze, ngo ubuzima bwacu ni bugufi. Dore nguyu buriya agize, dore ubu kamaze kuba gasore, dore ubu amaze kuba umugabo, abyaye rimwe. Dore uko ubuzima bwacu bujya, dore wamaze kuba umugabo w'igikwerere, dore amaze kuba umusaza arakondotse, dore ivogonyo rihita rirangira. Ntabibonye? Aka kantu murakabonye? Noneho bagahita bamuzana muri ya metero batujyanamo,
dore uko umuntu ahita yikuba. Mwabibonye neza, bwa bwiza cya kiboro, ya mashuri, bwa bukungu, bwa budahangarwa, nguko uko birangira. N'abandi bakubwiye ngo jyewe uzi icyo ndicyo sha, ivogonyo rihita rirangira. Dore abatabibonye, ahari gukambakamba, ni jyewe ni wowe. Dore kabaye ingimbi kari kwirukanka, dore abaye umusore arangije amashuri, dore abaye umugabo bari kubarirwa abana. Umuntu akubajije ngo kubaho bimaze iki, wamubwira ko kubaho bimaze iki? Mwabibonye? Ibi rero nibyo navugaga, ibi nibyo narindi kubabwira. Mwicare gatoya, mwicare gato, ngarutseho narindi. Izi nzira zabaye nke nzisomeye kugira ngo umuntu wese yitonde. Muri iyi minsi ntabwo ibintu byoroshye. Uri gutambika ibirenge gato, Satani agahita agukura mu nzira, ntuzongere gutambuka. Ngarutseho narindi. Mukristo ati yego. Mukristo ati niki cyaguteye kumera utyo? Uwo mugabo ati nuko naretse kuba maso no kwirinda. Mukristo ati nakunde kwifuza kwanjye ko kunjyana aho gushaka. Nakoze ibyaha by'itumano byo kugomera umucyo w'ijambo ry'Imana no kugira neza kwayo. Nababaje Mwuka Wera aragenda sinkimufite, ni amagariye Satani araza mbamo, narakaje Imana irandeka, ninangiye umutima uburyo ntakibasha ntato kwihana. Mukristo ati abaza musobanuzi ati bene uyu muntu nta byiringiro na bike asigaranye. Musobanuzi aramusubiza ati mubaza arakubwira. Mukristo abaza uwo mugabo ati niko wa mugabo nta cyiringiro gifite na gike yuko uzarindirwa iteka muri aka katsiro ko kwiheba? Uwo mugabo ati ntacyo. Mukristo ati kuki? Umwana w'Imana si umunyambabazi nyinshi? Uwo mugabo ati uwo mwana w'Imana namwibambiye ubwa kabiri, naramusuzuguye, nasuzuguye gukiranuka kwe, nakeresheje amaraso ye, nahemuye umwuka utanga ubuntu. Ubwo rero nakoze ibyo byose, nivukije ibyasezeranijwe, none nshigaje amagambo ateye ubwoba bwinshi avuga ibyo gucirwaho iteka kutazabura kumbaho, n'umujinya n'umuriro w'inkazi uzanjya, kuko ndi umwanzi w'Imana. Mukristo ati ibyaguhinduye kugira ngo umere utyo koko wabikoreye kugira ngo ubone iki? Uwo mugabo ati nabikoreye kugira ngo mpaze kwifuza kw'iyi si, mbona indamu zayo n'ibinezeza byayo, nibwiraga yuko nzabibonamo kwishima kwinshi no kunezerwa kwinshi, ariko none ibyo byose bindya nk'inyo bikambabaza nk'umuriro. Mukristo ati ariko ubu none ntabwo wabasha guhinduka ngo wihane? Uwo mugabo ati Imana yankuyeho kwihana. Mu gihe gito Imana igiye gukura kwihana mu isi. Uwo mugabo ati Imana yankuyeho kwihana. Soma hariya, ijambo ryayo ntirimpumuriza yuko mbasha kwizera, ndetse ubwayo niyo yamfungiye muri aka kazitiro k'icyuma. Abantu bose bo mu isi ntibashobora kunkuramo, none mbonye icyano kwibwira iby'igihe kidashira kurambabaza, none nzihanganira imibare izambaza mu gihe kidashira. Mukristo musobanuza abwira Mukristo ati ujye wibuka ibyo umuntu uri mu kazitiro akubera kabarore. Mukristo ati ibyo bintu birantinyishije cyane, Imana imfashe kuba maso no kwirinda no gusenga, nzibukira impamvu y'umubabaro w'uyu muntu. Mu gihe gito bakobwa bakwe babyeyi babyaye, ko Imana igiye gukura kwihana mu isi. Uziyakira? Jewe si ukuguca intege, naje hano nk'umuntu ushaka kuvuga amagambo ya nyuma. Imana yampetse imubona ingejeje aha ngaha, izana abaririmbyi bazana hano. Ntabwo naje kubishima hejuru kuko muri abanyabyaha bagenzi banjye, ariko umuntu utari mu mwanya we neza niyitegure ko mu gihe kiri imbere agiye kuba rubebe. Satani azamukoresha ibyaha nawe atemera, ko abantu bazicira goro, ko abantu bazahakana ubwoko, kazavuga ati jye sindi umukristo, nzi umuntu w'Imana. Reka mubasomere ibi bavuga ngo turi abakristo. Nzi umuntu witwa Eliyazari, tega amatwi wumva ibyamubayeho. Uyu musaza witwa Eliyazari uni mu gitabo cy'Abamakabe, umva uko handitse, igice cya 6:18 n'icya 2 cy'Abamakabe. Eliyazari, umwe mu bigisha amategeko ba mbere, umuntu ashesha akanguhe kandi akagira n'uburanga butangaje, bamuhatiye kurya inyama z'ingurube bazimutamitse ku ngufu, ariko
we ahitamo gupfana ishema aho kubaho mu kimwaro. Arangije yijyana ku bwende bw'aho yagombaga gukubitirwa. Abanje gucira ibyo bari bamutamitse, mbese abigenza ko intwari zose zemera guhara amagara yazo aho kurya ibyo biryo bitemewe n'amategeko. Abari bashinzwe gutegura ibyo biryo bitemewe n'amategeko bayimujyana ahiherereye, kuko bari baziranye kuva kera. Bamugira inama yo gutumiza inyama muzo ataziraga kurya ubwe, ngo azitegurire ubwe, maze bize kuba nk'ahari inyama z'ibitambo nk'uko umwami yabitegetse. Nabigenza atyo arabarokotse urupfu bamugiriye imbabazi, abikesheje ubucuti bari bafitanye kuva kera. Ariko Eleyazari afata icyemezo cya kigabo gikwiranye koko n'igihe yari agezemo, n'ubukambwe bwe n'imvi zaziye mu muruho, kiberanye kandi n'imigenzereze yari afitiye amategeko y'Imana. Nuko kubera ibyo byose asubiza asaba ko bamwohereza ikuzimu. Murumva yarahakanye ubwoko bw'ubukirisitu. Wakubwira abantu baziciraguraho hano akavuga ati uranteye abo ndanabazi. Umuntu wese utari guhagarara mu mwanya we neza nahagarare mu gihe gito kiri imbere, ntibigitinze ko imizinga igiye kuvamo imyibano. Mbatangarize ko Satani agiye kubiba umutima abantu Satani agiye kuzabiba imitima mu bantu, ubu abantu badafite. Ubu iyo turi mu rusengero nk'ubu hagize impamvu ituma mfatirwa hano, umuntu akaza kamfata akanshakira, bati wa mbwa we uri mu biki, dusohoke none. N'abantumiye wareba ukuntu banyanyagira, bavuga bati ariko ubundi uriya mugabo ntibyatangiye karahindira. Njye sinabivuze. N'aba bagabo bicaye hano wareba ukuntu bacikamo ibice bakivuma, bati bundi byaturutse he, ninde muntu wamutumiye, n'igitekerezo cyo kumuzana cyaturutse he. Uwakubwira habaye nk'impamvu yatuma ntambikwa, bakamfata ukareba. Biraba ngo bazakubita umwungeri intama zisandara. Uramutse utekereje umubabaro uzabaho mu gihe kirangira ry'isi, ubwo abantu bazaba badafite imbaraga bazabura uko bahagarara, wayishaka amagingo aya. Erega iryoshyo byashize uwahekwaga arigenza. None baciye umugani mu Gifaransa ngo il n'y a pas plus sûr que celui qui ne va pas attendre, ngo aho kugira ngo uhamagare umuntu akwihorera kumva ibiramambu wahamagara uwasinziriye. Ariko imbabazi nizirangira Imana ikwiye kwihana mu isi, uzareba ukuntu abantu bamera. Uyu yaravuze ngo Imana yankuyeho kwihana, n'ijambo ryayo ntirikimpumuriza. Ndagusabira mwene data, niba babwiriza ukumva umwuka w'Imana hari ibintu ari gutone ku mutima wawe, shaka uburyo bwo kubihindura ababwiriza bakibwiriza. Si iterabwo. Ese ugize ubwo ugasanga nako ugize ibyago ugasanga ndi mu babwiriza bazahagarara imbere yawe, ugahita uhabwa amahirwe yo kwemera Yesu nk'umwami, ukava mu bintu mazemo imyaka myinshi, ukajya mu gituza cy'akagupfumbata cyangwa ukarenga uruzitiro rw'imbabazi. Ubundi nawe yaranditse aravuga ngo urugendo ku itariki 14 z'ukwezi kwa Nisani muri 31 niho Yesu yatangiye icyumweru cye kibambwa rye, cyari kigizwe n'iminsi 7. Ariko narasomye ngo abantu bose Yesu yanyuragaho, buri wese yahabwaga amahirwe yo kumwemera cyangwa kumwanga. Haranditse ngo urugendo rw'ababwiriza butumwa bo mu minsi imperuka niko ruzaba rumeze. Tuzahabwa amahirwe igihe kimwe cyo guhagarara mu materaniro, abaduteze amatwi buri wese yandikwe mu gitabo, utacyanditswemo gikurwemo ajye kure yaho yarari. Nasomye mu byakozwe haranditse ngo nitugira amahirwe yo guhagarara imbere, muzasome iby'umuntu witwaga Feliki, musome iby'uwitwaga Agiripa, musome iby'uwitwa abo bagabo bose. Pawulo yabahagaze imbere, umwe aramubwira ati ubuze gato ukanyemeza, undi aramubwira ngo nzagutumira ndi kumwe n'umugore. Ngo byarangiraga buri wese arenze uruzitiro rw'imbabazi, yujuje igikombe cyo gukiranirwa. Umwuka wera ahagarika kubavugisha. Kuba Imana iri guhagarika kuvugisha abantu. Nushiduka ugasanga ndi mu bantu baje ahangaha, mu babwiriza mwakira muri iyi minsi mubitondere, habamo n'inkunguzi mwogacwa. Uramutse usanze ndi nk'inkunguzi wabyihanganira. Bikaba Imana igusaba ko ugomba gusobanura indyo n'imoso, ugasobanura ibara ryawe niba uri umukristo cyangwa se umupagani. Ibintu byo kujijisha uyu yarashubije ngo ariko Eleyazari afata icyemezo cya kigabo gikwiranye n'igihe yaragezemo, n'ubukambwe bwe n'imvi zaziye mu muruho, kiberanye kandi n'imigenzereze yari afitiye amategeko y'Imana. Nuko kubera ibyo byose asaba abasubiza ko bamwohereza ikuzimu. Yungamo agira ati 24
ntidukwiriye kuryarya n'iyi ngano yacu, hato abenshi mu rubyiruko batavaho bemera ko Eliyazari umukambwe w'imyaka 90 yakira imigenzo y'abanyamahanga, maze nabo bikabaviramo kuyoba bitewe n'ubwo buryarya bwanjye. Ngo ngaha ndarwana kuri iyi minsi mike nsigaje imbere, mbikoze ntyo naba nkururiye ntyo ubwandure n'ikimwaro ubukambwe bwanjye. Byongeye kandi niyo narokoka kino gihano cy'abantu, nabaho cyangwa se napfa, sinazarokoka ikiganza cy'ushobora byose. Nicyo gituma ubu ngubu ndamutse mpfauye, naba mpfanye ubutwari nkabampesheje icyubahiro ubukambwe bwanjye. Wowe kuki utazasoza gutya? Ni iki gituma ubundi ugira ubwoba? Aya rwose mva hano hima giye rwose mva nukuri nuremba nagiye gutera ndarga mu bandi nukuri rwose bazagukubita amabuna tote. Uwakubwira abadivantitse bazarenganirizwa isabato badafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga? Ubu nuko ntafite umwanya ngo basomere intambara ikomeye, ngo mbasomere nk'umuntu bafashe mu gihe cy'ubugorozi mu Bufaransa, bari barayobotse inyigisho z'uwitwa Luteri. Luteri yahagaze imbere y'urukiko rw'iwomuzi avuga ibintu bitatu nshaka kuvuga. Bwa mbere yavuze ngo umukristo unyuranya n'umutima nama we w'ibyo yemera ntazajya mu ijuru. Ikindi cya kabiri aravuga ngo aho kugira ngo ndyamire ukuri nzaryamira ubugi bw'inkote. Ikindi cya gatatu aha haricaye abapadiri, abapapa, bakaridinari, aravuga ngo niba ikuzimu habaho, i Roma ni ikuzimu, kandi niba Satani abyara, uyu papa mureba n'imfura ye. Uku niko yarahagaze mu rukiko rw'iwomuzi. Yavuze ibintu bitatu. Yaravuze ngo niba ikuzimu habaho, i Roma ni ikuzimu. Yari yatumiwe bamusaba ko agomba guca ibitabo yanditse binengamisa. Abamuhamagaye ari Abagatulika. Umva ibyo yababwiye. Ijambo rya mbere yaravuze ngo sinshobora kunyuranya n'ibyo umutima nama wanjye wemera. Arangije aravuga ngo niba ikuzimu habaho, i Roma ni ikuzimu, kandi niba Satani abyara, uyu papa mureba niyo mfura ye. Nta wamwishe, yapfuye urw'ikirago muziga amateka ye. Abitwa bawe Kirifu bazwi ingiri, abo bose barabishe. Muza abantu Abagatulika bishe babaziza kubaha Imana. Ngiye kubaha urugero. Ibyo Abagatulika bakoze mu gihe cy'umwijima, bakica abantu bakabicira kurwara nk'inda. Ariko Imana natangajwe nuko urupfu rw'abakiranutsi ngo ruruta ubukwe bw'umukire. Uyu murebe zamura amajwi. Uyu yitwaga Yohani Hus. Baramubwiye bati Yohani Hus, ushobora kwivuguruza ukava mu byo wari waremeye igihe kirekire. Bamutwitse izuba riva, dore bamuzamuye hejuru, inkwi bazimaze. Hari abantu babumva ibintu hari ugukabiriza. Aba bose bapfaga ari abakirisitu. Aha barabazamutse bamubohera hariya ku giti. Nguru urupfu bicaga abantu. Hari n'indi filimi ntabereka abantu intare Yohani Hus. This is your last chance to recant and abjure all your errors. Atuhawe umwanya n'amahirwe ya nyuma yo kuba wahindura ibintu umazemo imyaka myinshi, ukemera ko uri umukirisitu cyangwa se. But all I have written and preached has been to rescue souls from sin. Mwumva ihanjagari n'ivogonyo ry'abantu b'Imana batajya bava ku izina. My Lord walked the path of truth. Murebe ko yapfuye nk'imbwa. Oya, bari bamuhesheje iminyururu mu majosi, ariko umwana w'Imana arashe. Ati uku ni ukuri kw'Imana yanjye, kandi kundi mu mutima sinshobora kwivuguruza. Nero ngo yari ahagaze ahafite igitinyiro nk'icyamugiga, ngo uku ni ukuri kuri mu mutima wanjye. Niko yashoje avuga. Mu Mana niho nshyize ubugingo bwanjye n'umwuka wanjye. Nguko uko bamutwitse witwa Yohani Hus. Ibi byagiye bibaho mu mateka, azongera yisubiremo. Bana b'Imana muhagarare neza, mureke kujajaba no kujarajara. Bafashe umuriro barawucana,
hari aho ntashobora kubereka aho babagaburiye intare bari muri stade kubera umutekano wanyu. Umuntu intare ikaza igakuraho umutwe ikawirukankana akabuke kagatwara ukwako. Ibi byose abana b'Imana bapfaga baseka kuko Yesu yari yamaze kubatera urushinge rw'ikinya. Nta mukiranutsi n'umwe. Niyo mpamvu ndamutse ngeze ahantu umuntu ari gusamba ashira mu mwuka, namenya niba agiye mu ijuru cyangwa arimbutse. Muzabibaza abaganga. Iyo umuganga wese arakubwira ati iyo umuntu apfuye arimbutse, ndabimenya. Abibwirwa n'iki? Apfa yitaha amase, yitaha amabya, yigaragura, kaboka aha, kagura aha, hekenye indimi. Nta mukiranutsi n'umwe w'Imana wese ujya upfa urw'imbwa n'agashinyaguro. Baryama nk'abasirikare. Muzaperereze aho abantu bashiramo umwuka, abaganga muzabaze ayo makuru bazabaho. Arakubwira ati uyu muntu ararimbutse cyangwa agiye mu ijuru. Neza nanjye ngeze aho umuntu ari gushiramo umwuka amenya aho agiye, nubwo ntari Imana. Kubera iki? Aha bajya bahareba. Iyo ibidayimoni biri kumwasamira burya yanze kwiyakira. Ati umurandigase murandangije koko. Ati ngwino waradukoreye. Reka nkubwire, Pastor witwa Nsabiro Zakariya yaranditse aravuga ngo gukora icyaha ubishaka ngo ni ugufata inkota ugatera mu mutima w'Imana ngo warangiza ugashigisha. Mu cyitwa ibyago birindwi byose ndi bibereke nonaha by'umujinya w'Imana utavanzemo imbabazi, ngo ibyago birindwi nibitera buri rugingo rwose rwagiye rutuka Imana rukayisebya, ibyo byago niho bizibanda. Mu yandi magambo, ubwo ikibuno kizagerwaho nyuma, ingingo zishinzwe kororoka zirirwaga mu kazi zikongoranya zo zizaba zabanje. Ubwo wowe wicaye hano rwananiye abimenye yuko urwo rugingo rwari rwo ruzabanza mbere y'izindi. Indimi zirirwaga zituka abantu nirwo ruzabanza. Ikibuno kizagerwaho nyuma kuko cyo gishinzwe kwicara. Nasomye amagambo avuga ngo ibyago birindwi nibitera, ingingo zagiye zituka Imana zikayisebya, ni ibyago bizibanda. Ubwo ako kantu mvuze ugashyire muri foda yako, ubwo ati ubwo si izo ngingo nizihera. Yego, ndumva ndi gusabwa gusoza n'umutima wanjye, ntabwo ari abayobozi babinsabye. Ikibazo cyanjye ni iki: uramutse uhawe amahirwe yo kumenya iherezo ryawe utararigeramo, warishaka? Uyu mureba wipfumbase gutya niwe wa wundi narindi gusoma ibye byamucitse aseka nyuma bishakarira. Niwe wa mwana w'ikirara wavuze ati nababaje mwuka wera aragenda sinkimufite. Iyo usomye amateka ukiga iby'umuntu witwa Nowa wabaje inkuge mu giti cyitwa gofero, Imana ikamubwira ngo nayihomeshe ubushishi kandi imbere n'inyuma. Abantu njya nkunda gusobanura isomo, iyi nkuge bayibaje itagira ishusho, ariko bayihoma bahereye imbere baherutse inyuma. Burya bihana bahereye imbere bakazaherutse inyuma. Iyi nkuge yari ifite ahantu abantu bazarokokera, barokokeyemo ari 8, ariko uyu mukororombya Imana iwushyira mu bicu nk'isezerano. Iravuga ngo nanjye nzashyira umukororombya mu bicu. Ariko itangazo ryiza, uyu muryango bawuciye inkuge yaramaze kuzura. Haranditse ngo uzaca umuryango mu rubavu rwayo yamaze kuzura. Yesu bamuteye icumu mu rubavu, agakiza ke kamaze kurangira, amaze gusoza agakiza n'imirimo y'Imana mu bantu, abantu babonye kubona aho bazakirira. Nibwo umusirikare w'umuroma yamuteye icumu mu rubavu. Ariko amarenga ari muri isomo handitsemo yuko uyu muryango w'inkuge baciye mu rubavu ariho hagombaga kwinjira inyamaswa zira n'izitazira. Ngo byasobanuraga iki? Izi zira zivuga abahinduwe n'ubutumwa, izi zira zivuga abanyamahanga b'abapagani, naho izitazira zikavuga abisirayeli b'umwimerere. Byasobanuraga ko igitambo cya Yesu nta muntu n'umwe kitazagiraho uburenganzira, kitazagiraho ububasha, kuko inyamaswa zizira zarokokeye mu nkuge n'izitazira nazo zirarokoka. Ubu mushyitsi waje hano uyu munsi ntabwo arusha ntabwo uwashinze runo rusengero akanarwubaka ntabwo amurusha uburenganzira. Twese turabungana. Haleluya. Ibi rero ni ibyo Yesu yagiye akorera abantu, ariko no kuki abantu bazarira, kuki abantu bazarira mu gihe kiri imbere. Abantu bagiye kuzarira amarira, ibintu byabaye ibindi, isi yose yamaze guhinduka igihuru, isi izaba yabaye ikigo kirimo abarwayi bo mu mutwe. Ibi byose bizatera abantu kurira, harimo ibyago bizatera mu isi. Uwitwa Yobu byamugezeho akiriho, hari abantu bagiye bagerwaho n'umujinya, ariko Imana ikabihanganira ikabaha icyerekezo gishya. Icyampa Imana kuri uyu mugoroba umwuka wera w'Imana akabana natwe,
batubwira iby'umuntu wari ufite intama 100 imwe ikamuzimirana akajya kuyishaka. Uko niko Yesu ari gushakira abantu kure bararagiye mu bihanamanga. Uramutse usanze ndi mu bantu bazaza kukugarura mu nzu y'Imana, wanyemerera nkasiga nawe ugarutse mu bushyo? Bayitereye ku bitugu. Bavuga undi mu wa kabiri wayobye yitwa igiceri, uburyo igiceri cyatakaye mu nzu bakagishaka, ariko nyuma bakaza kukibona, ariko bakakibona barabanje gutera amazi no gukubura. Uko niko abanyedini bazimirira mu madini, ariko Yesu aracyashaka igiceri, nacyo cyarabonetse, ba nyiracyo baranezerwa. Bakavuga undi wa gatatu wazimiye akazimira yitwa umwana w'ikirara. Bahaye isogisi ry'amafaranga akajya ku gasozi, ibyo abimaze ahindura isura imeze nk'iy'igikoko. Uko niko Satani ari kwica abantu, akabakoreraho ubufindo ngo yifuzaga guhazwa n'iby'ingurube zaryaga, ntihagire ubimuha. Arangije ngo yisubiyemo, haravuga ati wasubira iwacu. Afata umwanzuro wo gusubira iwabo. Wagaruka mu nzu y'Imana bigakunda, ibyaha byose wakoze nta na kimwe kitababarirwa. Abantu bazicuza ibihe byose bagiriye mu nzu y'Imana bigapfa ubusa, Satani akongera akabigarurira. Ariko uyu ni umwanya wo kugaruka mu rugo iwanyu. Umwana yasubiye iwabo, ariko uyu wasigaye, uwatashye nta kibazo kuko baramwakiriye. Uwasigaye agura ibyuma bya korara akabaza imbaho z'urusengero, niwe wari ufite ibibazo biruta ibya nyina wabizura. Ubu umuntu utaragize ubuyobe bumugaragaraho wicaye hano, ntajye mu bagorozi no mu bakusi, agakomeza umutima w'ubunyacyaha bwanze Imana, niwe mubi kurenza uwagiye hanze. Kuko wagiye hanze wazaza adashaka kuyobora igihande, azaza avuga ati bakwemerera basi no kumbatiza. Ubu ntabwo kuzimirira mu itora ari ikintu cyoroshye. Ni abantu wazimiriye hanze umenye uko umushaka. None se ko umuntu azimirira mu nshinga, ukibaza ikibazo cy'inzira zose wafunze. Umwuka wera w'Imana abane nanjye, abane nawe, abane natwe kubw'urukundo n'ubuntu by'Imana. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.